nubwo ubona ko byarangiye ariko ndakubwiza ukuri ko Yesu Kristo aracyahari. Yesu Kristo wabashije kuzura Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro, baravuze ngo byararangiye ndetse na bene wabo barataye icyizere, ariko ngo Yesu ahageze Lazaro arongera arazuka. Amena. Bakunzi ba televiziyo Ikamba Kalvari, twongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Pasteur Cyuma Jean Claude, itorero ni Elohim Church International hano muri Rubavu. Umugoroba w'uyu munsi turishimye cyane kuba tubonetse nanone imbere yanyu. Ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubazaniye. Bene data, ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Iri jambo rikubiyemo ibintu bitatu. Rikubiyemo ikintu cya mbere, igihe cyashize n'igihe gihari uyu munsi ndetse n'igihe kizaza. Nagira nkubwire ngo nubwo ubona ko byarangiye ariko ndakubwiza ukuri ko Yesu Kristo aracyahari. Yesu Kristo wabashije kuzura Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro, baravuze ngo byararangiye ndetse na bene wabo barataye icyizere, ariko ngo Yesu ahageze Lazaro arongera arazuka aba muzima. Nagira nkubwire ngo mu buzima bwawe, nubwo ubona kuri wenyine, nubwo ubona ko nta kigenda, nubwo ubona ko nta cyakorwa, ariko hari imbaraga zimira izindi. Hari Yesu Kristo wa Nazareti, intara y'umuryango wa Yuda, ntabwo yakwibagiwe. Na n'uyu munsi wa none hari icyo ashobora gukora ku buzima bwawe, hari icyo yakora ku rugo rwawe, hari icyo yakora kuri business yawe, hari icyo yakora ku bana bawe, hari icyo yakora ku rugo rwawe. Hari Imana ishobora byose. Uko byagenda kose, uko byamera kose, ni Yesu Kristo wahuye n'ikirema kitagendaga, wahuye n'impumyi Bartolomayo ubwo yarahumye atabasa kureba, ariko ahuye na Yesu Kristo mu nzira Yeriko ngo abasa kongera kureba. Nagira nkubwire ngo hari ibyo amaso yawe atari yabona, ariko uyu munsi Yesu arahari kugira ngo agukoreho. Ashobora gukora ku buzima bwawe. Amaso yawe akongera akareba iby'amaso yawe atigeze abona, iby'amatwi yawe atigeze yumva, iby'ubuzima bwawe butigeze bugeraho. Yesu Kristo ashobora byose. Nkuko rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo uko yarari. Iri jambo rishatse kuvuga iki mwene data? Iri jambo rishatse gusobanura ko uko byagenda kose, uko byamera kose, uko habaho nta gukererwa kubaho imbere ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yariho agenda ahura na Bartolomayo, yari yaribagiranye, nta wari ukimwibuka, nta ruwakimufasha, bari baramurambiwe, imiryango yari yaramurambiwe, imiryango yari yaramutaye ku nzira, imiryango niyamwitagaho. Ariko Yesu ahuye nawe, ubwo ndavuga mu gihe cyashize, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo muri iki gihe cya none na n'uyu munsi arahari. Na n'uyu munsi hari icyo yakora ku rugo rwawe, na n'uyu munsi hari icyo yakora kuri business yawe, na n'uyu munsi hari icyo yakora ku bugumba bwawe, na n'uyu munsi hari icyo yakora ku rugo rwawe. Niba hari ibyananiranye, birashoboka ko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana ho birashoboka. Ibyananiye ku nshuti zawe, iby'imiryango itagukoreye, iby'abavandimwe batagukoreye, Yesu Kristo yabikora. Niwe uyu munsi n'ejo kugeza iteka ryose. Waba waratsinzwe igihe cyashize, waba urimo gutsindwa uyu munsi, ariko ntago bivuze ko ejo hawe utatsinda. Ushobora gutsinda, ushobora kuba nta diplome wabonye, ariko ntibivuze ko ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ushobora kuba warabuze umugabo, ariko ntabwo ari ryo herezo. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo
ntabwo umukino wari wagera ku iherezo, ntabwo wari wagera kuri finale, ntabwo umusifuzi yari yasifura ko umukino urangiye. Na n'uyu munsi wa none hari icyizere cy'uko ushobora kubyara, hari icyizere cy'uko ushobora kubona akazi, hari icyizere cy'uko ushobora kuzamuka, hari icyizere cy'uko ushobora kubona ubufasha. Ubufasha rero bubonerwa he? Ubufasha bubonerwa muri Yesu Kristo. Utajya utsindwa, abana b'abantu baratsindwa, inshuti zatsindwa, imiryango yatsindwa, ariko ntaho byanditse muri Bibiliya ko Yesu yatsinzwe. Uyu munsi wa none aratsinda, kandi azahora atsinda iteka ryose. Na n'uyu munsi wa none dufite ibyiringiro yuko hari ugutabarwa. Mwene data, wicika intege, wicika intege. Hari ibyiringiro byuko ushobora gutabarwa. Niwe uyu munsi yahozeho, ariho, kandi iteka ryose ahoraho, ntazigera ahinduka. Wihindura ibitekerezo byawe, wihindura pozisiyo yawe, wihindura uko uhagaze n'Imana. Komeza ubane n'Imana, komeza ushake Yesu Kristo. Hari ibyiringiro byuko ushobora gutabarwa. Mwene data, hari ijambo rimpumuriza. Iryo jambo ngiye gusozererezaho mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa mbere, ngo nuko Petero na Yohani ngo bageze ku rusengero rw'umuryango witwa Ryiza, ngo basanga uwari waravutse ari ikirema. Ntago yabasaga kugenda, ntacyo yabasaga kwimarira, ntacyo yabasaga gukora. Ariko ngo Petero na Yohani baramubwira, tumva, turebe cyane, nta zahabu dufite, nta n'ifeza dufite, ariko icyo dufite turakiguhaye. Mu izina rya Yesu haguruka ugende. Ni igiki bari bafite mwene data? Bari bafite Yesu. Hari hashize igihe kinini bavuga ko Yesu yapfuye, ariko nyuma y'iminsi 3 yari yarazutse. Abayuda ntibabyemeraga, ntibabyizeraga, ariko uwo munsi Yesu yari kumwe na Petero na Yohani. Na n'uyu munsi wa none ari mu bagaragu b'Imana, ari mu bakozi b'Imana. Wowe unkurikiye kuri TV Ikamba Karivari, nagira ngo ngutangarize ikintu kimwe, nagira ngutangarize ngo wicike intege. Hari ibyiringiro. Ubugumba burashira, inzara irashira, igitangaza kikaba, ingumba zikabyara. Abarwayi ba kanseri bashobora gukira. Kanseri yawe ntitume ucika intege, uburwayi bwawe ntibutuma uta umutwe, ibibazo urimo ntibitume userera. Hagarara gusa. Nagira ngo rero mbabwire ko hari ibyiringiro. Yesu Kristo uko yarari ni nako ari uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Nagira ngo rero mbasengera Imana. Mwene data unkurikiye ndetse udukurikiye ku Ikamba TV Karivari, nagira ngo ngutangarize ko hari igitangaza ku buzima bwawe, hari igitangaza ku rugo rwawe, hari igitangaza kuri business yawe. Izere Imana, izere Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Ndakubwira yuko hari ibyiringiro byuko ashobora kugukura mu bibazo byose. Ntawe atagukura. Nubwo waba warasetswe, nubwo waba warajugunywe, yagutoragura. Nubwo waba udagikunzwe, we aracyagukunze. Jambo ry'Imana ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwe. Ese ni inzara, ese ni ubushomeri, ese ni ukwangwa, ese ni ugusuzugurwa. Nagira ngo mbere yuko ngusengera, zamura umutima wawe, izere Imana. Hari Imana ishobora byose, hari Imana ikura ku cyavu, hari Imana ihindura amateka. Twabonye Imana ihindura amateka. Twabonye abadogiteri bandika n'inzandiko baravanga umuntu ntazabyara, ariko uwo muntu ageze mu nzu y'Imana n'uyu munsi afite urubyaro. Ubwo ni ubuhamya tubona, ibyo ni ibitangaza tubona uyu munsi. Hari ibindi rero n'ejo aracyakora, n'uyu munsi ari gukora. Imana ibahe umugisha. Reka mbasengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu turasenze Mana, tugushima ku bantu bene data badukurikiye hirya no hino, badukurikiye mu migabane ine y'isi yose, ndetse hirya no hino, ndetse n'ahantu hose. Mana, turabasengeye. Ingumba turayisabira kubyara mu izina rya Yesu, kubona urubyaro. Turasengera umuntu urwaye kanseri ngo ikire mu izina rya Yesu. Turasengera umuntu urwaye sida ngo ikire mu izina rya Yesu. Turasengera ndetse n'umurwayi wa korona ngo akire mu izina rya Yesu. Turasengera uburwayi butandukanye mu izina rikomeye rifite imbaraga, akire mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko byanditse muri Mariko 10:17 ngo tuzasengera abarwayi bakire, ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mwene data, kuba uri kure ntabwo ariho bariyeri, ntabwo ariho mupaka. Ukuboko kw'Imana kwakugeraho, kwagukoraho, ngaho ukorwaho. Iyo kanseri ikire mu izina rya Yesu, ubwo burwayi bukire mu izina rya Yesu, ibyo bibazo ufite bikemuke mu izina rya Yesu. Turasenze kandi dufite kwizera
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.